Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza n'umwanya makuru mu Kinyarwanda ku Yaho TV mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Akimana Ernest dore zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abantu babiri baguriwe n'ikirombe bahita bitaba Imana naho mu mikino abadepite ba Uganda batsinze abo Rwanda ibitego 12 ku busa. Ni mu kanya ku buryo burambaye aya makuru twabateguriye. Reka duhere mu karere ka Rusizi aho inkongi y'umuriro basinze y'umuturage irashyira kongoka. Mu masaha ya saa 12 z'umugoroba kuri itariki ya 10 Ukuboza 2023 mu mujyi wa Rusizi ahazwi nko ku bya gatatu mu mudugudu wa Muganda Kagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe inzu y'umuturage yahira kongoka kandi ngo nta bwishingizi yari ifite. Iyi nzu yahiye umuturage witwa Muvunyi Ramadhan yayibagama yicumbitsemo. Amakuru agera ku Yaho TV ngo intandaro yo gushya kw'iyi nzu ngo n'umwana wacanye umwambi maze awushyira kuri matora nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Yakaremye Jean Pierre yabihamirije Yaho TV dore uko abivuga. Tubwira hano habaye iki ko ari abantu benshi? Hano habaye ikibazo cy'inkongi y'umuriro, niyo mpamvu ubona abaturage batabaye baje kuzimya ku muturage witwa Ramadhan afite inzu ikodeshwa n'uwo muturage witwa Runa. Habaye inkongi kuva saa 11:50 niho badutabaje, abaturage baratabara na kizimyamoto iraza none mu kanya ubu niho mumaze kuhazibwe n'abana ngo bacanye umwambi ufata kuri matera intandaro y'inkongi. Inzu yose byari birimo biragenda bifata n'amabati byose byari birimo birashya. Ntabwo baramenya agaciro kabyo. Turabaze mu kanya ibikoresho tubona hamwe n'igisenge cy'inzu cyangiritse tubona bigeze muri miliyoni 10. Angiritse ibintu biri mu gaciro ka miliyoni 10. Inzu ziri gukunda gushya, y'abadozi yarahiye n'ingi irahiye. Abaturage ntibari kurangara. Harimo uburangare, harimo no kutasobanukirwa nyine uko abantu bagomba kwirinda, ariko ni ibintu duhora tuvuga. Byukuri hari ibijya biba biturutse kuri gaze, ariko ibya none ntabwo byaturutse kuri gaze gusa. Iyo matera yafashwe biza kurangira ifashishije na gaze iraturika bituma umuriro wiyongera, ariko mu byukuri intandaro y'umuriro y'inkongi yabaye uyu munsi ntabwo ari gaze. Urumva ni uburangare bw'abana bacanye umwambi bawuta kuri matera, birumvikana umuriro wahise ushabira ufata ahantu hose. Hano ni hitwa ngo iki? Hano ni umudugudu wa Muganda mu kagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe. Muragira ubutumwa mugenera abaturage bo mu murenge wa Kamembe? Ubutumwa duha abaturage icya mbere ni ugukomeza gukangurira n'abana batoya ubwabo kugira ngo bajye bamenya kwirinda, kuko nk'ubu ababyeyi babo ntibari bahari. Umubyeyi wabo mama wabo yaravuye mu rugo agiye guhaha ibyo guteka by'umugoroba, agaruka asanga abaturanyi aribo barimo batabara. Icya mbere ni ugukangurira abaturage. Natwe ubwacu turakangurira abaturage kwirinda inkongi, kumenya uburyo bwo gukoresha gaze no gutandukanya ahantu ho gutekera no kubika ibindi bikoresho. Urumva niba icyumba kimwe kirimo gaze cyegeranya n'aho abana baryama, ibyo bishobora kuba intandaro umwana akava mu cyumba kimwe akajya mu cyo araramo. Ku buryo abantu bakwiye gutandukanya aho bashyira ibindi bikoresho, aho baryama n'aho batekera. Ikindi, iyi nzu nta bwishingizi yari ifite. Ibyo byose tuvuga miliyoni 10 ubwo zose zirahombye, nta bwishingizi. Ubwo turakangurira abaturage kugira ubwishingizi bw'amazu, ibyo bitanga umutekano. Ubu mugiye murabafasha iki? Icyo tugiye gukora, murabona twatabaye inzego zose, inzego z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi. Tugiye gukomeza gufatanya nabo kubarura ibyangiritse, birumvikana duhita tubitangira raporo. Igishoboka rero kiri mu bushobozi bw'ubuyobozi icyo dukora. Icya mbere, uyu muturage uri hano yaracumbitse, tugiye kumufasha areba hajya gucumbika hano. Nta kintu na kimwe baramuyemo? Ntacyo bambwiye. Hari matera bakuyemo yari itangiye gufatwa na gaze imwe, kuko bari bafitemo gaze ebyiri. Nta bindi byose byahiye, kuko urumva inkongi yatangiye ababyeyi badahari. N'ibyo nkubwiye n'ibyo abaturanyi bagiye gukuramo kugira ngo bidakomeza kwangiza inzu yose. Naho hirya y'akarere ka Rusizi mu karere ka Nyamasheke abantu babiri bagiye gucukura bagwirwa n'ikirombe bahita bitaba Imana. Abantu babiri bo mu karere ka Nyamasheke baguriwe n'ikirombe bacukuragamo nk'amabuye bubaka bahita bitaba Imana. Ibi byabaye none ku itariki ya 10 Ukuboza 2023 bibera mu murenge wa Ruharambuga muri aka karere. Amakuru avuga ko ikirombe cyari cyarahagaritswe cyakoranga abaturage bakibe bakajya gucukuramo. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yavuze ko bakimenye ayo makuru bahise bajyayo
gusa asaba abaturage kwirinda gucukura bitemewe. Reka twumve Mupenzi Narcisse. Ni impanuka yabaye y'abantu bacukuraga amabuye nk'ibikoresho byo kubaka atari amabuye y'agaciro. Impanuka yahitanye ubuzima bw'abaturage babiri. Umwe yabuhitanye ako kanya, undi buhitana abanje kujyanwa kwa muganga. Tuza gukurikirana dusanga ni umuntu, hakekwa umuntu wabakoreshaga wari washatse no kugenda, ariko yihutirwa kumufata nawe yafashwe. Urumvikana? Ndikumva. Wakekwaga yafashwe, ari mu maboko y'ubugenzacyaha kugira ngo bukore iperereza uruhare rwe yaba yagize muri urwo rupfu. Ariko ikindi twihutiye kwari ukugira ngo tunagere no kuri abo baturage. Ubu tuvugana twari tuvuyeyo, twasanze abaturage baho kugira ngo tunabakangurire no kujya, kuko ubwo bucukuzi akenshi ahabera impanuka naho abantu baba bakorera mu buryo butemewe. N'uwahacukuriraga rero ntabwo ari ahantu hafitiwe icyangombwa. Hari umuntu wigeze kuhaherwa icyangombwa kirarangira, bahita banabuza ko atazongera kuhacukurira. N'inama zarabaye barabibuzanya, banabibwira n'abaturage, ariko icyo twagombaga gukora ni ukwereka abaturage uburyo mbega ingaruka zo kuba abantu bacukura bajya muri biriya birombe bihishe. Nubwo ari ahantu hafi y'umuhanda, ariko bo banabibonaga bakagira ngo koko abacukura bafite ibyangombwa, ariko twagerageje kubabwira ko n'igihe babonye abantu bacukura cyangwa binjira ahantu nk'aho ngaho bajya batanga amakuru kugira ngo dukumire hakiri kare. Muri make ni aho ngaho amakuru dufite ageze. Ibindi wenda byo kumenya uwabigizemo uruhare, abaturage ntabwo barashyingurwa, ntabwo turabaherekeza. Uwabigizemo uruhare nawe ukekwa ko yabigizemo uruhare nawe iperereza riracyakorwa. Muri make ni uko nguko bihagaze. Abaturage tumaze kuganira, batashye, babyumvise, ari imirongo migari twumvikanyeho y'uburyo. Muri rusange koko ntabwo twari dukunze kubyumva muri mwe n'ibi birombe bicukura kariyeri bitari ibirombe bicukura amabuye y'agaciro, ariko ukurikije imiterere y'uburyo bimwe na bimwe bimeze, impanuka zishobora kubamo. Ubutumwa twabaha rero ni uko bene abangaba bacukura bajya kwinjira mu birombe bihishe kubera badafite ibyangombwa, uburyo babikoramo nabwo bishobora kuba intandaro yinuza, kuko ntibabibwira abaturage, umuturage waza asaba akazi, ariko kubera ko waba yihisha, kenshi na kenshi baranabikora, babona n'abantu bakiruka bakihisha ku buryo udashobora no kumenya ko umuntu arimo. N'uburyo rero bihishamo, hari n'igihe bihisha n'ahashobora kubateza impanuka, bityo n'abantu baba badafite n'ubwishingizi n'iki, bikaba bishobora gukomeza gutwara ubuzima bw'abantu. Icyo twakangurira abaturage rero, umuturage uwo ari we wese, ntabwo ubuyobozi gusa bw'akarere, bw'umurenge ari bwonyine bushobora gukumira iki kibazo, ahubwo abaturage bahanyura buri kanya baba bari guhinga hafi aho ngaho. Twabakangurira yuko n'igihe abonye abantu bacukura, ashobora no gutanga ayo makuru ataha ahantu ko bari kuhacukura kandi tubona hanameze nabi, twebwe agafasha mu gukumira. Twababwiye uburyo n'inzira bashobora kujya babikoramo, kandi babyumvise, kuko nabo twese ubuzima bwatakaye bwaduteje n'icyuho. Tuvuye mu karere ka Nyamasheke, reka twerekeze mu mikino, aho abadepite ba Uganda batsinze b'u Rwanda ibitego 12 ku busa. U Rwanda rutsinzwe na Uganda ku mukino uhuza abadepite bo muri Afurika y'Iburasirazuba ibitego 12 mu mukino waberaga i Kigali kuri Pele Stadium. Iyi mikino yatangiye tariki ya 8 Ukuboza 2023 kuri Pele Stadium, iba ku nshuro ya 13 aho u Rwanda ruyakiriye ku nshuro ya gatatu. Ikipe y'Abaganda yayobowe na Moses Magogo wari kapiteni wayo, akaba asanzwe n'undi ari perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru muri Uganda. Ikipe ya Uganda yashuje igice cya mbere ifite ibitego 6 ku busa. Ikipe y'u Rwanda nayo yari iyobowe na Philbert Uwiringiyimana nka kapiteni wayo, ikaba yari ifite n'abakinnyi batandukanye nka Harerimana Musa Fazil,
Bugingo Emmanuel, Barikana Eugene, Muhakwa Valence ndetse na Evode Uwizeyimana ndetse n'abandi. Reka mbashimire kuri aya makuru mbasaba gukora share ndetse na subscribe